Eza imageragere nari maze y'umwaka mfunze nari narafungiwe mbesherwaho ko natwaye amafaranga y'umuntu bitwa Aline Gahongayire. Amafaranga angana gute? 100,000. Ikitutsi yakundaga kuntuka cyane, yakundaga kumbwira ngo ndi ikibozi. Sinzi impamvu atigeze azanga mfunguze, ahubwo nyuma yaho nibwo yagiye akomeza aza kuri RIB aho nari mfungiye akababwira ati mukubitimbwa. Famiye yawe ibyumva ntago yagiye gusaba imbabazi Gahongayire? Urumva bagiyeyo baramubwira ati nanababwire n'amafaranga bagurishe n'isambu bayamuhe. Yego. Ariko yanga kubyemera. Ukubaza ikintu mwabo mwarapfuye cyatumye rero bahitamo ngo bafungishe. Ngiye nyine wenda hari ibyo ntekereza ariko ndetse ngombwa kubivuga kuri kamera. Bitebwo? Yego. Nuko ngo Gahongayire hari ibindi binakora bitinyitse kuba bivuga kuri kamera. Ubivuze wabiki? Bushobora kongeraho ingaruka wenda nta wamenya. Nyine abantu batamuzi bamubona gutyo hano hanze baba babona ari umuntu mwiza, ariko wenda ku muntu babana umunsi ku wundi niwe wamenya ububi bwiwe. Kugira ngo bagufungire ayo mafaranga ubundi busanzwe wahembwaga ngahe ku kwezi? Yamaga 15. Mu minsi yashize twagize gutya tubona video igaragaza ko yananutse nyine afite impinduka zamubayeho. Warabibonye? Nanjye narabibonye, bari barananze n'igitambo. Ndagenda njya noherejwe na Aline Gahongayire. Ye Gahongayire ntababeshye yamamagaye ari mararira. Yambwiye ati uriya mukobwa biriya bintu yavuze hari ibyo yavuze byanyabyo. Yego. Ariko ibyinshi 80% ni ibinyoma. Aturiya mukobwa ubona ati nibyo koko yakoze mu rugi wanjye. Aturiya mukobwa yakoraga akazi k'uburaya. Abantu mwatangiye kumva ukuri, umukobwa abatangiye gukora akazi ko mu rugo kwande kwa Aline Gahongayire. Rwose Aline Gahongayire itafata uwo mwana nk'umwana wo mu rugo. Yaje gucunga hari abashyitsi bavuye muri diaspora. Nukuri ya mukobwa yinjiye muri kira cyumba cy'abashyitsi cyo kwa Aline Gahongayire akakura amadolari 1000. Ku mukobwa Aline Gahongayire yamufungishije binyuze mu zihe nzira? Bamufunze gute? Atuzi ko bari abashyitsi umuntu yaje akabatwara amadolari 1000. Aline ati reka mpaye. Undi ahita agenda abereka ahantu yayahishe. Ikimenyimenyi kugira ngo mutagira ngo ndababeshye. Aline tukimara kuvugana yayisama amafoto yayo madolari. Amafoto ngaya. Bahereze ikaze bakunzi bacu, nangira mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nangira mbibutsa gukora subscribe kuri Uruki TV, ni comment pin nzano hasi ite wirukankaho ujye kureba. Kara umeze gute? Nawe umeze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Yego. Uje wikarumye namahoro. Wanje nikarumye. Ikinzanye abanyarwanda mudukurikiye mu mbabarire muze kuba hafi yanjye kugira ngo mbashe kugaragaza ukuri hano. Yego. Ikinzanye hano ni ukuri. Ndagira ngo mbwira abantu mukunda Aline Gahongayire n'inshuti ze, ubwo by'umwihariko ndabwira abayago mwese n'abandi ba star bagiye batandukanye muze kuguma hano, n'abandi abakunzi b'abastari mugume hano, kandi iki kiganiro muze kumfasha mu gisharinge kuko ibintu binzanye nzanywe n'ibintu bikomeye. Nabonye ikiganiro wakoze hano cyambabaje stream. Cyakubabaje gute kandi? Mbona utari seriye mwana, bimeze bite? Nde cyakubabaje gute ikiganiro? Ikiganiro nyine cyambabaje jewe mbabarira uko wahaye umwanya uriya mukobwa. Yego. Nanjye umwanya unatuze tuganire kugira ngo mbashe gutangariza abantu b'inshuti za Gahongayire ukuri. Wowe urazana umuntu hano ugatinyuka kwakira umuntu hano, umuntu uvuga ibintu bidafite gahunda, ugatinyuka ukamuzana kuri icano, kandi ubizi ko icano yawe ari icano y'inyamugisha. Ari icano izaha abantu bavuga ukuri. Iryo ni ryo kosa. Ikosa uraryemera? Mu mbabarire ndaryemera kara. Byiza cyane. Yego. Rero karaborega bakeneye ko umuntu agendera amusaba imbabazi. Yego twagiye. Uyu mukobwa ariko ndabona ari mwiza. Ngo niwe ufite channel yitwa Uruyuki? Yitwa Uruyuki TV. Urabona atari Uruyuki? Umukobwa? Kitataye ivubi. Okay. Ntacyo. Hano impamvu ntashaka ko tujya mu bintu byinshi, ndashaka tubesereye kwera ko dukurikiwe n'abantu benshi. Yego. Kuko abantu bari bategereje kumva version ya nyayo cyangwa se kumva ukuri kw'ibi bintu. Rero naje ikindi kugira ngo muze kumva impamvu inzanye noherejwe na Aline Gahongayire. Ni ukohereje? Yes. Hari abantu wenda mudukurikiye mushaka kumbaza muti se Gahongayire muziranye he? Gahongayire muziranye mu nsengero zigiye zitandukanye. Ahenshi twakundaga guhurira cyangwa se twakundaga guhurira ni kwa Bishop, kwa Dr Bishop Rugagi. Yego.
mu bacunguwe benshi ngire ngo murabizi mva kuri stage Aline Gahongayire akayijyaho cyangwa yivaho nanjye nkayijyaho yego ikindi Gahongayire twanahuriye mu kiganiro muri Versus muri RTV mu kuri televiziyo y'u Rwanda muwe mwaka muri 2022 urumva ko ari inshuti yawe ya hafi ni nabwo muherukana apana kandi mubwira ko n'ubu nje hano ari unyohereje hano yego 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 ubundi ubusanzwe wowe uhura na Gahongayire icyo gihe urumva ko kiriya kiganiro cyasohotse abantu bagenda batera comment y'umugore ngo bagenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye wowe uhura nawe wabonye ari umuntu umeze gute zira comment yazikurikiye zanamubabaje ngiye Gahongayire ntababeshya yampamagaye ari mararira oya we itega amatwi ubanze unyumve ntago jye nazanonje kubwira abantu ibintu bitahari kara urabihamye neza yagwamagara kurira we banza wumve point yanjye yego wumve icyo ndimo ndavuga Gahongayire yampamagaye ari mararira ari kurizwa n'iki arizwa n'ibintu uriya mukobwa yavuze noneho cyane cyane ababazwa na comment z'abantu yabonye batabasha kuyungurura ngo barebe yego ngo babashe kushungura bamenye ukuri kurahagana he noneho bose bagahita bafata Aline Gahongayire bagahita bamugira umunyamakosa yego sibyo kandi bamugize umunyamakosa batabanje no kumva batategereje ngo bumve icyo Aline Gahongayire wari buvuge yego rero mbere yuko Gahongayire agira ikintu avuga kuri ibi bintu yanyohereje kugira ngo mbanze mubabwirire mbabwire ukuri kuri muri ibi bintu nimutabyumva neza cyangwa abona hakirimo akadute azaza nawe abyivugire so ndumva abantu rero mwamaje kwishyira ku murongo neza mwamaje kwitunganya ndagira ngo gahunda zose murimo muwe muzigenjeje gakeya abatwaye imodoka mushyiremo akariro gakeya barimo barumva radio barimo baranyumvira kuri bacometse ku mampuri muzamure volume mbese ndagira ngo iki kiganiro muze kukitaho cyane ikindi ndabibutsa ko abantu mukeneye kwiga imodoka perime na provisoire mugane mwari mukerema akorera hano Nyamirambo ukora rimwe nimero ni 0788483832 so twagiye twanzike mu kiganiro nimero yawe iyo ni ihe nimero yanjye abaza kuyishaka abakeneye nimero ya Gahongayire kugira ngo muze no kumuvugisha kuga nimero yawe nyine ndagira ngo abaza gushaka nimero ya Gahongayire kugira ngo bamuze ibi bintu bari nge bacaho mu mpamagare kuri 0788 685 55 784 n'abandi bantu mwarenganye muze kumpamagara kuri iyo nimero mumbwira ukuri kwanyu nze mbavuganira twirukankiraho twagiye yego Gahongayire yampamagaye ku isaha y'isamoya z'umugoroba yego arambwira ati Karabo njya nkubona ko ukunda kujya ku macana atandukanye channel yitwa gutya na gutya yitwa Slim Jesus TV urayizi ndamubwira nti ugize n'amahirwe kuko iyo channel nyirayo ni inshuti yanjye dukoranye ibiganiro inshuro irenze imwe yego ati rero ndagira ngo nkutume urabizi kuri inshuti yanjye Karabo nti yego yego ati uze kuzinduka ugende umbwirira abantu ibi bintu yego ari byo rero ngiye kubabwira yambwiye ati uriya mukobwa biriya bintu yavuze hari ibyo yavuze bya nyabyo yego ariko ibyinshi 80% ni ibinyoma yego nikagira inkuru ati Karabo k'Imana aturiya mukobwa ubona ati nibyo koko yakoze mu rugi wanjye yego ati ntago nahakana ko yahakoze pe ati yarahakoze ati tumarana n'umwaka wose dukorana akora hano mu rugo yego mufata nk'umwana mu rugo ariko ukwezi kwagera nkamuhemba atariko Karabo ndagira ngo nkubwire uburyo naje guhura n'uyu mukobwa yego aturiya mukobwa iwabo ni Cyangugu yego aturiya mukobwa yakoraga akazi k'uburaya reka mbivuge reka mene umuceri wa Gahongayire yambwiye buretse gatoya aturiya mukobwa yakoraga akazi k'uburaya noneho akajya akunda gukurikira imbuga nkoranyambaga akabona ndacaho nigisha ijambo ry'Imana geza mikoro gutya ku munwa fresh yego ntuze kunshomokora nago nagucomokora grand friend ati ubusenge nawe urutunde nini niko uzi ko umunsekeje mu bintu bidakwiriye kuriya ubukozi kosa mu kiganiro wowe wagiye kuri stage imwe na Gahongayire muri mwaka y'ibihumbi 2 urumva tungana dukomeze rata twikomereze tugaruke hakuno yego Gahongayire arambwira ati uriya mukobwa yabaga Cyangugu akora umwuga w'uburaya cyangwa se aho uyu munsi bita Ikamembe yego akora umwuga w'uburaya ati aza kumbona mu kiganiro noneho nza gutanga nimero arayifata
arampamagara ati ni Warine Gahongayire nti ati nabonye utambutse ijambo ry'Imana ati kandi iryo jambo ry'Imana ryankoze ku mutima nti yego ati rero ndagira ngo nkwibwire ariko nze no kugusaba uze kunsengera ati yego kagira inkuru ati nitwa runaka ati rero nkora umwuga w'uburaya ndashaka uze kunsengera nk'umuntu nabonye w'umukozi w'Imana ufite amavuta uze kunsengera ndebe ko iyi myuka mibi yamvaho Aline Gahongayire arababara aramubwira ati rero wa mwana we ati se ufite imyaka ingahe umukobwa aramusobanurira ati ndumva ukiri na mutoya ati ndagusengera atariko Aline Gahongayire ngararira cyane atariko ndashaka uzazi Kigali uze kundeba nakurambureho ikiganza nihaba hari n'ubundi bufasha ukeneye bwa wenda umuntu yabuguha bukeya ariko byibura turebe ko wava muri ubwo burayi umukobwa ati icyo gitekerezo mpaye nicyo Aline Gahongayire aramusengera noneho arangije aramubwira ati se kuva aho ngaho i Rusizi ikamemba aho uza muri Kigali n'amafaranga ngahe umukobwa arayamubwira Gahongayire aramubwira ati mpereza nimero yawe ya momo umukobwa arimubwira Aline Gahongayire amwoherezaho tike imugeza iwabo kwa Aline Gahongayire muri Kigali abantu mwatangiye kumva ukuri turi kukumva njya nkunda kuvuga abantu bakamfata nk'umuntu ukora komedi ndazikora ariko uyu ntago ari umwanya wa komedi hano ndimo ndabahereza icyo bita ukuri ibi mbabwira Aline Gahongayire nawe naza ni mu bihakana nibyo azaza kuvuga mujye mwihangana mwumva ukuri Aline Gahongayire ategereza uwo mukobwa umukobwa afata imodoka ya Rubika diri araza no muri Kigali ngo ba yinjira kwa Gahongayire Aline amubonye ati yo ati ndabona uri n'umwana mwiza disi aramupfukamisha aramusengera ati umukobwa aramubwira ati se ubwo bavuganye byinshi nashaka gusubiramo amu udufaranga ducya two kuba wenda yasubira Rusizi wenda akagira akantu yakora gake umukobwa aramubwira ati se ko mbona uri umukozi w'Imana kandi nkaba mbona waranasubijwe wampaye akazi hani wawe basi aya mafaranga wenda nkayagusubiza Aline ariyumvira aramubwira ati rero akazi se kayo kiretse nuzuka ukamfasha gukora uturimo twana mu rugo nkajya nkuwa udufaranga twa buri kwezi umukobwa ati nta kibazo ati reka nkusubize amafaranga ubwo wari mpaye Aline ati oya yagumane nayo uyikenuzemo ugura utwenda ugire gute umere neza ubone uburyo wisetting ujye mu kazi neza umukobwa abatangiye gukora akazi ko mu rugo kwande kwa Aline Gahongayire umukobwa atangira akora neza rwose uri kumva Sirimu ndakumva cyane umukobwa arakora kwezi kwa mbere Aline Gahongayire abona ni byiza kwa kabiri abona ni sawa kwa gatatu abona ni sawa abona nta n'umukobwa mwiza aramubwira ati rero najyaga njya mu kazi nkanasiga icyumba cyanjye gikinze reka akira urufunguzo ujye unagira gute ujya no kunkorera akazi mu cyumba rwose Aline Gahongayire itafata uwo mwana nk'umwana wo mu rugo umukobwa atangira kwisanzura akajya asasira Aline Gahongayire umukobwa atangira kubona Aline Gahongayire abika imyenda ye utwenda twahehe na hehe byo hari byo nashaka kuvuga urumva abakobwa iyo bisanzuranye ho baramenyana umukobwa none wabatangiye no kubona Aline Gahongayire abika ibintu nyine byose umukobwa atangira kujya ajya no mu byumba by'abashyitsi atangira kujya agenda bireba byose arisanzura mu rugo none ndashaka kugana ahantu havuyemo iyi saga yose mwabonye uriya mukobwa yazanye kuri kamera uyu mukobwa yaje gucunga hari abashyitsi bavuye muri diaspora bavuye muri Canada nyine ubwo n'abakanadiye n'abanyarwanda bari bavuye muri Canada noneho bakimara kuza ariko Aline Gahongayire akaba yaramaze igihe kitari gitoya atangiye kujya abura utuntu tw'amafaranga muri urwo rugo ibyo ndimo ndavuga niko kuri ko na Aline Gahongayire azi twabivuganye umwanya muremure Aline Gahongayire akajya abura udufaranga akabaza atariko amafaranga ko nabuze ibihumbi 20 byagiye abandi bati rwose aya mafaranga ntago tuza aho yagiye Aline Gahongayire agapfusha nyina karekera icyo ikindi jya akongera akabura nk'ibihumbi 10 akabaza atariko ko nabuze ibihumbi 10 byagiye biti
bati ntago rwose tuzobyajya nyine bakagira ngo wenda Aline Gahongayire kubera stress abarimo zituntu twinshi abarimo n'ibitaramo akagira ngo wenda yibeshye mu mibare noneho bya bindi bajya bavuga ngo iminsi y'igisambo ni 40 haza kuza abantu baturutse muri Canada baba diaspora baba baje gusura Aline Gahongayire baje mu kantu k'akavakansi bakimara kuhagera Aline Gahongayire abereka icyumba cyo kuryamamo abashyitsi barisanzura bafata amafaranga bashyira aho ngaho aho barara barangije bakinga icyumba bajya gutembera imfunguzo bazisiga aho ngaho kuko urumva bari baje kwa Gahongayire bumvaga nta gisambo gihari nyamukobwa akimara gucunga abashyitsi bagiye abayinyabije mu cyumba yinyabyamo ababonye ibikapu by'aba bashyitsi yego atangira kugenda asaka bakamo akoramo abaguye ku madolari madolari menshi mu makuru mfite nuko mu mafaranga yaguyemo ari hejuru ya za miliyoni 5 gutyo umukobwa arabireba arashyugunga use no ndasiga nta mafaranga makuye buriya wenda yaratekereje ko biri kose ko mbona ari utunote twinshi tw'amadolari ntago Gahongayire yigeze abasha kumenya ko abashyitsi bayazanye ntago niyo yabimenya ko bayazanye ntago yamenya umubare wabo abagize gutya akuyemo ntiyaje hano mu kiganiro akababeshya ngo yakuyemo ngo Aline Gahongayire yabeshye ko yibye 100 yego wapi jamais mu makuru nikuriye indani yego ari document metallique ngiye gukingura nona nukuri ya mukobwa yinjiye muri kira cyumba cy'abashyitsi cyo kwa Aline Gahongayire akakura amadolari 1,000 ariyo miliyoni y'amanyarwanda arengaho n'ibindi biceri uri kumva yego muhanze mbanze naruhuke ubundi ko nta n'amazi mwamaze nyo kunywa ubundi ariko abafana ba Aline Gahongayire bazi kunyoreza Jemba ndimo ndaje kandi abahanzi mujye munankunda je nirirwa mbavuganira ngiye uzi ukuntu iyo story nayo nayikunze numvaga nshaka kumva ukuntu bimeze iyo nkuru murumva ifite ukuntu imeze neza bitewe nuko twumvise ya mbere turi kumva n'iya kabiri tukumva ni filime y'uruhererekane ariko se mwumvise ibyo mbabwiye mukareba n'ibyo uriya mukobwa babwira murumva uri mukuru arinde ntago muranyurwa nkomeze dukomereze ntago muranyurwa komeza tubwire okay mushobora kumbaza muti ko umukobwa Aline Gahongayire yamufungishije binyuze mu zihe nzira ese bamufunze gute nicyo nshaka gukuramo abantu mu rujijo yego okay uwo mukobwa akimara gucumura ayo mafaranga yahise agenda ajya nyine mu kazi bisanzwe abashyitsi baraje bavuye gutembera na Aline Gahongayire sinzi nimba wenda bari bavuye mu byumba by'amasengesho cyangwa se bamuherekeje yagiye kuririmba abashyitsi bararya baranywa kwa Gahongayire barangije nyine bajya kuryama bajya mu cyumba ariko urumva nyine nk'umuntu abantu basize amafaranga byanga bikunda agatima kabakerekeye aho ngaho noneho agatima gakomaho baragenda bajya kureba bagiye kureba basanga havuyeho $1,000 mu makuru mfite nuko ngo bari bazanye miliyoni 5 basanga hari miliyoni 4 uri kumva yego noneho barangije baravuga bati se aya mafaranga na Aline Gahongayire wayitije bimeze biti noneho mu gihe bakibivuga Aline Gahongayire yararwaje umuntu ku bitaro nashaka kugarukaho nashaka kuzana muri social media noneho abo bashyitsi baranyaruka bajya kureba bajya kureba umuntu wari urwaje Aline Gahongayire yararwaje urumva bababaye barababaza ati se ko mbona mutishimye meze bite baramubwira ati hari amakuru dufite ariko ntago dushaka kugira ngo Aline ayumve kubera ko nyine urumva Aline yari inshuti yabo kandi baramuzi ko Aline ari n'umuntu w'umukire ntago bamukekera gutwara miliyoni 1 muri aho ngaho mu kibazo cyagihari nuko amafaranga ari yabuze akababuriwe iwabo kwa Aline Gahongayire bo bakirinda kubivuga kugira ngo bitagaragaza ko nyine bagiriye ikibazo mu rugo rw'umuntu baje gusura voilà babibwiye uwo muntu w'inshuti ya Gahongayire uwo ngo Gahongayire yararwaje noneho uwo muntu nawe bimwanga munda aravuga ati nta kibazo ntacyo ubwo ngubwo nyine ubwo mu byihorere mu bipowesha ariko uwo muntu nyine wari urwaye agira igitsikamutima aravuga ati kuki abashyitsi baje batwizeye badufitiye urukundo akaba ntacyo batwimye urumva bari n'abashyitsi babakire kameme yego bati kuki abantu baje kubakora ibintu nka biriya bakabiba umva nkubwire sirimo kugira ngo mubyumve neza yego no kuvuga ngo abo bashyitsi baraje
babwira uwo muntu Aline Gahongayire yari arwaje bababwira cyangwa se bamubwira ibibabayeho ko babuze amafaranga amadolari 1,000. yego abo bantu nyine babwira uwo muntu baramubwira ati nyine nta kundi byagenda. uwo muntu ubwo ni uwo wari urwaye. ni uwo wari urwaye babwiye amakuru. yego none uwo muntu nawe kwiyumanganya biranga aragenda kuki batari babibwiye Gahongayire? oya nyine ubwo banze kubimubwira ko Aline ni umuntu w'umukire ni umuntu ufite ukuntu abayeho ntabwo bamuzanaho ibyo bintu. yego noneho uwo muntu nyine nawe bimwanga mu nda aragenda byongorera Aline atuzi ibyabaye. Aline ati bimeze biteze atuzi ko bari abashyitsi umuntu yaje akabatwara amadolari 1,000. Aline ati reka reka mpaye inka hano amafaranga ni menshi cyane. ati inka y'igisi bati si ibyo bintu bibaho. Aline bimwanga mu nda aravuga ati rero reka mpamagare akana kari mu rugo nkabazi kuko urumva hari akana arera kabaga kari kumwe n'uwo mukozi Aline ntuza Jeannette. yego aragamagara ati nsanga hano ku bitaro nkubwire. ako kana karaza ati ngiye kukubaza unsubize ibintu ni bibiri. uranga kunsubiza neza nunsubiza neza turasubirana mu rugo nunsubiza bitari byo hariya hirya haparitse polisi irahita izigutware. turi kugendana noneho mbo akana katimbaza nta kibazo. ati nta mafaranga yabari abashyitsi watwaye. akana kati wapi. ati se Jeannette nta mafaranga wamubonanye nta mafaranga afite. akana kati naramubonye kati nabonye afite amadolari menshi gutya na gutya. Jeannette uriya waje hano mu kiganiro hano kuri iyi channel ya Slim Jesus. yego noneho Aline ati ye ati tugende bahita bagenda ikubagaho. Aline ariko ahita hamagara RIB direct ako kanya bahita bajyana imodoka ebyiri za RIB ku irembo kwa Aline. bahita bagenda bafata kaka wa mukozi bati ngwino hano dusobanurire amafaranga y'abashyitsi yabuze byagenze biti. uwo mukozi ati urabona ntayo natwaye ntayo mfite. bati subiza. yego batangiye kumushyiraho igitutu. undi ahita agenda abereka ahantu yayahishe. ikimenyimenyi kugira ngo mutagira ngo ndababeshye. Aline tukimara kuvugana yahisama amafoto y'ayo madolari. umva Aline urabizi ni umuntu ubuzi ibintu byose abazi ku kwigengesera kugira ngo nyine atazagira ikiza kuba muri urwo rugo kuko ni umusitari. Aline yahise afata amafoto ayo mafoto ndayabereka umbabarire bashyire mu kiganiro umbabarire uri kumva amafoto ngaya siri muri murabibona. yego amafaranga amadolari ndi kuri Yuki TV nimba ari kuri Yuki nimba ari kuki murimo murabireba. kuri Yuki TV nabari kubireba. oya ndanayaguha uyashyire mu kiganiro sibyo. mwayabonye. yego dore ngaya Aline yarafotoye. Aline amafaranga bafatanye yafungura gake gake tubanza tureba tugenda tureba reka turebeza nano ngende ndeba. genda dore genda ureba reka turebe. reka turebe twite tunasoza ndabona ibintu by'imvura. oya imvura ndabona itangiye no kugwa tuzakora part 2 nze mbabwira ukuri ariko none uragira ngo mbwira abantu. dore na mukobwa disi ngo wamubonye. nde ngo yicaye ku mapingo kara. wamubonye. akira wamubonye. mfasha tugiye gusoza ariko none ndagira ngo mbwira abantu turimo turasoza mwihangane gatoya. uyu mukobwa kuki gifungo cyamuhamye aje kuvuga iki.